Mwiriwe neza abakunzi ba The Superstar Vibe. Ahangaha turi ni muri Arena, BK Arena. Yari event yitwa Kigali International Flower Festival. Berekanye imideri, bari bafite ibintu byinshi, muragenda mubibona. Hari umuntu wambitse aba bakobwa dushaka kuganiriza akatubwira ese iyo inspiration yayikuye hehe, ese byavuye hehe. Turamuganiriza, yitwa Matheo Design. We coming back. Uyu rero ni umutumirwa wacu, araza kutwibwira. Reka twumve amazina ye, atubwire n'ikintu akora. Amazina yanjye ni Maurice, ariko nzwi nka Matheo. Ninjye wa founded inzu ikora ihanga imideri ya Matheo Studio. Matheo, abantu batazi ibintu by'imideri, wakora short introduction ukatubwira ese ni ibintu bimeze gute? Matheo ni inzu ikora imyambaro tuzi nka haute couture. Haute couture ni imyambaro nyine benshi bafata nk'ihenze, irenze nyine kuba ari imyambaro gusa, bari ubugeni, bari art, muri make nicyo studio yagikora, imyambaro y'ubugeni. Matheo, hano twabonye abakobwa bambaye neza cyane, bari bambaye imyenda iriho indabyo, ngira ngo bihuye ni event ya Kigali International Flower Festival. Ese iriya myenda niwe wayikoze yose? Yego, imyenda ni njyewe wayikoze yose. Abantu bacagaho wumva wow abakobwa bambaye neza. Ese iriya inspiration yavuye hehe? So inspiration nk'uko babibonye, yari festival y'indabo. Byari ngombwa yuko dukora like collaboration hagati yanjye na Bella Flowers. Bella Flowers urabazi ni babacuruza indabo, bahinga indabo. So habayeho collaboration hagati yanjye nabo kugira ngo turebe se ni gute indabo dushobora kuzihuza n'ubugeni, ni gute indabo zishobora guhura na fashion, tugacreatinga imyenda celebrating ubwiza bw'indabo, ubwiza buri mu ndabo, ariko ubwiza bw'izo ndabo bukagaragazwa binyuze mu mideri. Ni gutyo rero imyenda yaje kuba yakorwa. Matheo, ni ukuvuga ko haje n'indi event ifokasinze ku bindi bintu, wowe uri tayari gukora collection zijyanye n'ibyo bintu? Nibyo nkora. Urumva, let's say niba ngo ndi umu haute couture designer cyangwa ndi umu costume designer, wenda specifically mvuze kuri costume designing, it's all about creating imyenda ifite theme, imyenda ifite impamvu yakozwe, imyenda nyine ifite igisobanuro. So urumva rero ko any event, any occasion, iyo myenda of course muna getting inspiration creating. Matheo, iki kinyamakuru cyitwa Superstar Vibe gikorera i Kigali, ariko kiri based mu Bufaransa, i Burayi, mu Bubiligi. Hakaba hari n'abantu baba muri Canada b'abashuti bacu cyane. Ese imyenda yawe, inzu y'imideri yawe iri he? Babona gute contact zawe cyangwa social media ku buryo uwakenera umwenda wari wose yareba ukuna gucontact? So ubu ndacyarimo gukora kuri physical nyine meetings and stuff. Ni kuvuga mfite studio aho nkorera ni Gikondo i Kigali, ariko ushobora kuyicinga out nyine nko kuri internet, online, let's say IG cyangwa nimero email, ahantu nk'aho ngaho. Ahantu hose social media accounts ni Matheo Studio, wohereza DM rwose umuntu akagusubiza. Ariko muri uku kwa mbere website irabiri hanze aho ushobora gushopinga from anywhere around the world, kuko ntabwo nkora ama haute couture gusa cyangwa ama costume gusa. Of course you have to even think for different occasions, imyenda yo kwambara bisanzwe. So tumpareke. Abakunzi ba Superstar Vibe rero murumva ko Matheo abahishiye ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo turaza gupininga hasi, natwemerera nimero ze cyangwa link za social media ziwe, ku buryo ushobora gusura ukareba ibintu byinshi. Ngenda bizi, ndamuzi, ariko n'abandi mugomba kujyaho mukareba ibintu byose akora, muhereye kuri iyi myenda muri bubone hano y'abakobwa yafashe y'indabyo. Nizere ko muzabikunda. Matheo, urakoze cyane.
murakoze namwe. nta kindi kintu wabwira abantu bakurikiye Superstar Vibe cyangwa kuri event muri rusange? So ikintu nababwira muri rusange, you guys are not ready. Nkunda kubivuga ni nko kuvuga ngo abantu ntabwo biteguye, nyine ntabwo biteguye ikigiye kuza, igihishwe kitaraza. So niba staying very tuned, bagira amatsiko menshi kuko industry irimo gukora buri munsi. You guys are not ready but be ready. Okay, urakoze cyane Matheo. Thank you. The event today is featuring stunning floor displays, interactive cultural exhibits, and a fashion show. I'm so pleased and thankful to be here at this beautiful flower festival with all of you. Today, we get together to appreciate the beauty, resiliency, and symbolism that flowers bring into our lives, in addition to appreciating the vibrant colors and fragrant blossoms. The flower industry in Rwanda has grown significantly in recent years and is now a key part of the national economy. We have this vision of getting all these other companies in the flowers industry around the world. We're going to come together and prove this off in June, a one-week event. We would like to give some gratitude to all the people that helped put this together today.